ibyo birakureba. Ngo sheri muvuye mu biki wewe wampfubyaga wewe ukumva ngiye nabonye umugabo wa nyawe ngo ufite amafaranga ibaze ko udafite amafaranga ukaba utazi no kurongora gusa uhagaze ngo nagupfubyaga wewe witwa mpagaze he winamenyera umva ikintu kinarenze genda cyaro umusore nubwo mfite umusore bacyari amafaranga nkayangaya twashakana ukandongora ukangira umugore neza ureke iriyambuka tujye kuri round ya kabiri Igo twongere sheri sibwa mwaramutse mukomere musore turakomeye nashakaga inzu yo gukodesha hano mwamuyifite inzu zirahari zirahari nangahe terwa n'ubushobozi ufite hari ufite ara mu gikari ntayo umuntu hari inzu ya makiri hano ni 15 dore niri yari hariye niri ndabona ari 15 umuntu yaba umuntu yishura amezi angahe wishyura amezi 3 yonyine ubwo ni 45 amezi 3 akuita wongeraho bitanu bya kosiyo kujya nagira ikibazo wenda hitaro ryishe kujya mu 15 urabaza kosiyo kuko ubwo uri kumva umuntu yazabaho kosiyo bazitanga ku nzu ijana ndaho nta kintu ufite urinya kwipfira uri mu mirabusa ntari pfa kuyazana 45 none se amazi abarayanye umura umuriro n'uwari ibishingwe n'ibyanyu n'umutekano ibyo ni ibyacu igipangu ntabwo kibamo akavuyo reka ariko ndumva uri murabaza ngo ibintu ngo by'akavuyo reka ngwitegeko rimwe tugendera ahangaha nta gitsina gore cyemewe kwinjira muri runo rugo nta gitsina gore cyemewe kwinjiramo hano se umugore wawe ni igitsina ga twarasezeranye wose ufite umugore nta mugore mfite ariko mfite inshuti ibyo tuzabiganiraho nta cyananira abagabo buri umugabo yaganiye n'undi nta cyabananira umuntu ufite amashagaga w'agasore we ntabwo ari amashagaga ariko gahunda niyo ngiyo gahunda niyo mushiki wanjye naza kunsura se naribi nzabimenya azabanza nyereka irangamuntu ikibazo ntabwo wacyandikwa amazina y'ababyeyi ariko nzabimenya muzabadusa mushiki wanjye turenda uwo mudasi w'igitsina gore ukamwinjiza ahangaha nzahita nkutumurana n'ibintu byawe byose sinzita ngo waranyishyuye kandi ntabwo uzishyura ntabwo uzasubizwa amafaranga watanze sawa reko ndetse n'iriya ubwo kamite ndeba inzu nyine nta kundi umva rero noneho mpereza amafaranga kuri telefone reka nkubwire nimero yanjye ndaguha amafaranga ntareba n'inzu ngo ndebe niba harimo n'imibu cyangwa imbeba aha dore genda ucekinga dore imwe hariya nande mwaramutse naramutse neza nta kibazo ngiye kugusaba service mbwira niba gashoboka ndakago nuvuga ngo hari icyana kiraza kunsura bya bintu nanze nakubwiye no mushiri wanjye ndi kupropose kubana nawe umuntu ndi kupropose kubana nawe yange kuza kunsura hano ubuse mujyane muri rogi afate bindaya cyakwa nawe nyura akagabo ejo ndanguriye na karikere sinakugura karikere ejo bundi nuvuga ngo ndamutse mujyanye muri rogi cyangwa handi yamfata nk'indaya kandi turi hafi kujya mu murenge byanga bikunda urutazambwa azajya gazikodesha ahangaha nuvuga ngo araza kunsura natujyanye n'ukuntu mba mu karuri kandi cyane cyo mubakire mu babosi nabyo ntiwanije inzu nkaza kumwakiriramo urusara nkamwereka ko urusara ruwajye kugira ngo atanisubira ibiciro byo mu babosi nkabanda bibuze umwana w'umukene ngo nubwo tuzabana ariko tuzamunzu ya se ibaza niba tuzamunzu ya se akabona mba muri toilette cyangwa mu karuri si ikibazo turuna ubwonko si ikibazo nari umugore wanjye ari buze nka 10:00 ukora ibishoboka byose ku buryo 10:00 umugore wanjye bwadusangamo hari ikibazo se oya 10:00 mewe mwavuga none se umushyitsi ni uwawe umva kandi yandodida umushyitsi ni uwanjye ari uwawe se umugore wa nubwo yamusanga agasanga nubwo n'abandi kumukonyagura si aba ari uwanjye se ari uwawe konyagura nanone wibeshye gusambanira mu nzu yanjye gaho nyumvira nkunika gaho nyumvira nuvuga ngo njye nubwo namukonyagura uri kumva
umugore wagasanga ndi kumukonyagura nabwo nti rero uyu nuwanjye nawe genda umugabo wagukonyagura igihe cyo gukonyagura rero nawe ukaba uri gukonyagura n'umugore wawe ndabizi ugira utugambo twinshi injira uze nkwereka uburyo urahategura neza ukaza kumwakira ameze neza aha hantu arahitamo ibintu kabisa ni wowe waje dushiri nanjye wow asa kuba utari kunyambi yewe nari ngukumbe ndakubona karibu rero iwanjye mu gipangu cyanjye rwose hano niho ba wivuga ngo niho mba aha ni iwanjye tu yigo shiri ni kire karibu por eso no tomaste yo con la urashaka kurira kumwamagana ikihe kibazo ahantu kuhafungura ari kuducanga harimo aragucanga n'uyu no wa hano sheri uyu nguyu ni garamfure bahita wefite icyana cyiza iyi ni garamfure uyu rero niwo musheri wagira kugura garamfure wahisemo neza ko so ntabwo wamuhobera nanjye Dani bimeze gute nawe wamusuza ariko ntumuhobera namushuje mu ntoki gutya wamusuje mu ntoki aswari sinjye gufata aga promotion bakamuhobera ubonye cyo kuguhobera mureke kanze maze mvugisha umusheri wanjye garamfure kwa byibukera mukirya neza we ira niyo nzu yanjye mbamo cyakoze sheri sinjye kukubeshya uko najyaga nkubona gutyo duhurira ahandi mana we ndegins tuba turi abakire burya nuko utabizi wowe sheri noneho nateganyaga ko nzanakureka nkakwanga ariko noneho kuva nabona ino nzu ufite uguguru bakubonye wagira ngo ni urupapayi ndakuraye none se sheri utari kumasa akantu ko kunywa itonde biraza mba ngomba kumaza nkaganira nawe kubaza amakuru y'utunsi bakubaza ibyo umaze iminsi urimo n'ibyo warayemo niho ndabizi we waraye muri ntuzajya bya byenda abana mu bakire bararamo bita ngo iki byitaje papex Kubera babita bibero harya ni bibero ibirezi bimwe barara ni pinjama nkavuga ati waraye muri pinjama ariko bebe ubundi ubu ngubu iyo mba wenda ntarabayeho ku isi gukundana nande njyewe mba nkundana nawe n'ubundi mba nkundana nawe utariho ubwo niba ngo utariho nakundana nawe ubwo ntawe nyine yego urumva iyo utari ku isi mba nkundana nawe ubwo nyine ubwo nta muntu uba ufite ni kuvuze right wow ni cyo kintu gituma ngukunda uri kwanga ko ngufata mu mutwe uri kwanga ushobora kumfata mu mutwe ugasanga mbaye Samusoni sizi uko byagenze ukamenera amabanga nawe se abyihorere undi sarayo wasize amabanga se babimbwiye ibanga ryanjye nawe uyu munsi nibwo urarimpa we nibwo urarimpa Rashirire kangiye nkubwiza ukuri sibyo ndagukunda ariko noneho urumva maze kubona ko ufite n'amafaranga cyahise bihuriramo ko niko na sente hapa tu ko na sente hanga ndo ndahipevera 180 yego 180 ku kwezi niyo wishyura ariko ndashaka kuzayimbuka nkajya mu nkoyo ya 300 none se ubwo wakubwira reka ngugira inama wowe ahubwo shaka ukuntu wagenda ugira ubikubika kuziyubakiriya aho kugira ngo ujye mu nzu ya menshi niyi iki se ubundi si wibana umuntu yazana bakaniye nta birenze nese bebe Murandiro nabonye ari heza Murandiro wawe bura ko ari garamfureri garamfureri yaje kunsura ariko ko yabonye umukishara hageze sinzi ukuntu nabyumvise yahise avuga ngo wamuhamagaye ndabyumva yahise avuga ngo atumva ni ko nyagura ngo akagira agashari ahita agenda
uriya ni garafureri wawe? uriya ni Ko ni garafureri. muremure shawe. uriya ni garafureri ni igisore nyine tu Ndarinda ngenda atagarutse. agaruka gukora iki se tukagira utu aha Wandaya nanjye. reka tuba dushaka Danizzo we ngwino mubwira akantu gato. ndi nako we ni garafureri ni ibiki nanjye Umva se Danizzo we bya bibiri ntiwabinyuherereje. bya bibiri hari bibiri twavanye bibiri ryari wowe njye nawe nyakurimo Nagutije inzu twemeranya kuri ama bibiri nkajya kwigurira iki. wangurije se ndi kukwishyura bibiri nawe wangurije ndi kukwishyura se ntabwo nkunda ibintu nk'ibyo by'uburyarya. Genda unzanire bibiri byanjye. Niba utabizanye ntugaruka muri ino. oya ndaje mbizana Ihute vuba bizane vuba. Icyaka kimeze nabi sha. Urambonera iranturumira. Sheri wanjye ari ese kukinze? Sheri wawe se ari tunagiye kureba ari ruguru. Kufunze se? Reka nyine tumutegereze nese twakwicara ahantu hadafunze. Okay. We tuza tekana mukobwa mwiza. Ahubwo se irambwa kwitakwakiriye. Nkwakiriza iki? Cyangwa yagiye kubizana kuko Oya hano njyema mfite stock uriya si iriya mukatore. Uriya n'umupanga we wanjye aba muri karuri kararuguru. uravugisha ukuri? Ariko beje. We mbwira akantu unywa ibyo by'amagambo. Njyewe mico ufite nta kibazo. Ubu se wakuzana karike rimwe wakabasha. Naka? Wowe mise kwemera. Uriya nkunda abakobwa banywa inzoga. Yego. Uko nzemera ko Nasukunda abakobwa basinda. ahubwo pfundura. Buriya umwari Ndabona uri kunyakira kurusha uriya kurusha she. dore ni ifungura. Ese ndayishobora. We kwivuna reka mbikore. Buriya ibihungu tuba dufite ibibaraga nk'iby'abakarayi. Ntabwo wavunika umukobwa mwiza. Ariko ndabona uzi kwakira. Njyewe urebye ni nkaho aribyo nize. Kuko buriya muri segonderi nize tourism. Hospitality. Muri tourism hospitality babirimo. Ahubwo hospitality wagira ngo urabona hospitality nize muri kaminuza. Ubwo urivangira wowe sibyo? Nta kibazo. Subona rata. Suriya sheri wanjye nawe. Ese kataza muhamagare. Ase burura gakunda bya nyabyo. Kiwe ndamukunda. Noneho nabonye nzabamo mitansara. Iyi ni yanjye niko nakubwiye ngiyi. Mwahamaye ngendira ndi rodi we. Yego. Cheers nat. Kuri umukobwa mwiza. W'ikizungerezi w'ikizuba zuba. Nkirangekera. Ireshya nk'ifuni habimbwa. Wahiretse. Njye ndamukunda noneho nabonye n'iyi nzu noneho mpita mvayo burundu numvaga nzanakareka ariko noneho sinzamureka. Iyi ni yanjye byihorere. Umva reka nkwereke. Aragakino njye nkunda gukina. Inzoga urazishobora burya urazibasha. Yako rikeri nywa buhoro buhoro. Kugira ngo dukore nka kano kanaka. Kaga shoti. Shoti? Ntabyo nashobora we. Njyewe nyine ntabwo nkunda inzoga cyane. Nga usoma ucuruza. Karakomeye. Ase ko mbona ibisuko byawe byashaje. Nkirambwa kugita bihinduza. Kugira ngo rero ko ndi umuntu w'umugabo. Kanye n'imbwa nka ziriya. Kamwereke. Arya ibisuko nangaye. Nka 30 bya yabi. Ni nka 30 yonyine. Ayo no gusaza.
aya yose nayanjye bara neza nayanjye sumba 30 nayanjye harya witwa gute ngiye nitwa no Jeep Apostle we have this. none se urayamaye koko cyangwa uri kumbe genda ukoresha ibisuku nyabike ukomeze wake nk'izuba rya mu gitondo kakazuba cyangwa nk'akakazuba ka kibere kumukaba ugacanye kaka none se yewe ndamuretse uri akantu keza waritse tukajya kuganira mu cyumba kubura y'umuntu yicaye mu cyumba ariko abatekanye ameze neza wandaya ubu muri inzoga turayijyana tumirara mu cyumba twiza hariho televiziyo dore ingana nka runo rukuta rwose reka kimwe umuntu areba umuntu bakajya bari kumwe utajya ngo ni nk'aka kari muri salo Sheri wumvisha uburyo nkoma kikaza mana nyagasani we ibi nibyo bavuga ngo va ku giti dore umuntu mana nyagasani Sheri byandenze sha ubikora neza bega ahubwo se urakaraga Sheri kanje bundi buriya karagate mu bikorikori no nago bizi akantu kangano nakajihadi nese nta mafaranga ntabasha gukora gahunda ubwo nk'uwo wamukundira iki reka nkubwira hari igihe abakobwa wagira ngo tuba twarahumye amaso usiko kwa mugani nkurabura ko namukundiraga iki none umva ikintu kinarenze genda cyari umusore nubwo mfite umusore baracyari amafaranga nk'aya ngaya twashaka nukandongora ukangira umugore neza ureka iriya mbwa njye nyuma y'amezi 5 ndahita nkugira umugore wanjye kuko nawe numvishe urenze inga noneho ni ikivu kuva navuka ni nyabara umva ngo ndishimiye umunsi kuva navuka nibwo nishimye uramembe iki satari ya mafaranga wamaye ntacyo wamburana icyo namfite cyose ngomba kukiguha ndahera nujya gutaha nabyita nk'agatike ndongera nkohereze nk'inote ya 20 ubundi nakundanaga n'umukene ko kubundi nkunda umuntu nshima none waze kuma ko kumunwa once again yo ese wambwiye ajya witwa no Jeep ibaze kandi kubyibagirwa kubera ibyishimo ngiye nagize nyine byandenze uriya muhungu ko yampfubyaga reka kagenda mana we ubu se kutumye mwibagirwa kuko ndabigirana tujye kuri round ya kabiri iga kongere Sheri sibwa I don't want peace. I want problems always. ariko sha mu ruhengeri ko bari gutanga uburyo bwo kogosha ingagi ukaba hano i Kigali nkaba mbona umeze nkazo wagiye bakakogosha ukasubira iwanyu. Sheri muvuye mu biki ibyo birakureba ngo Sheri muvuye mu biki we wampfubyaga wewe uri kumva ngiye nabonye umugabo wa nyawe ngo ufite amafaranga ibaze ko udafite amafaranga ukaba utazi no kurongora gusa uhagaze ngo nagupfubyaga we witwa mpagaze he ubundi we namenyero wowe uri imbwa